bagasira abantu bataje mugura muguterera byarakoneye ubukene bumeze nabi mane wowe ntabwo bikuriho nanjye bindiho byadanje akazi karabuze amafaranga byonyine kugira ubone 500 ku munsi byarakaze cyane nta kuntu umuntu bakubise inzu ipfunse byanze ahantu nakoraga bamaze iminsi banyuka mu nzu rwose ariko mane reka njye mbarabura sibyo kambarabura ubu koko ko turi batatu twabura nk'abantu twakura nk'amafaranga ahubwo kukamutuburira ku buryo nyine ako kana ndi kugatekereza kuri intege kana ndi kugatekereza ariko numvaga mfite ubwabo kubabwira mvira mani wagiye uturabura ibintu birimo cash mani uzajya uturabura nanjye ndahitamo amagaro nanjye rwose ibintu ni neza wasanga iyo umunsi agiye kuboneka cyetse tubonye nayi plan njoro wenda birumvikana katurebe ko bikunda katurebe ko birya rwose reba iyindi ikibazo ndamutuburira wegera vuba vuba turebe ko birya cyangwa ukaba yabimenya ko tugiye kumutuburira sha turayamurya ariko seniga yawe amani ongera suceke umukorenga twumve turashonje bro ongera none biri gutema mama Allo Mwiriwe Mize bite Intabi tuvugana niwe muri kuvugana orinde rero banyita byiringire risa Allo byiringire risa yego jewe ubu ngubu merereye aho bita Kimironko yego ni mu Rwanda nyine yaya yego ubu rero baka kanya turi kuvugana iti free baramugonze yego aho ngaho Kimironko nyine nakubwiye none two mu kanya tumaze kuvugana ambwira ko ari kuganira zijya mu mujyi nundi nyine zose ni inzira ni imihano umuhanda umwe urumva ko nyine ariho yarari kujya yego none bashaka gukora ubu ngubu aka kanya akeneye ubutabazi bw'ibanze kandi nta mafaranga nyine yari afite urumva niba umpaye nimero zawe nyine yangiritse bikomeye cyane ubungubu ntabwo ashobora no kuvuga nyine nkugira ngo kuri iyi nimero yanjye ishyiraho amafaranga turi biku twamukorera ubutabazi bw'ibanze uko ukomeza gutinda ni kari bushiremo umwuka kandi nyine buriya gukora ubutabazi bw'ibanze ari ibintu bya mbere ubu nyine aka kanya ngewe nari mushyize kuri moto nari mutegeye moto bari bamujyanye kwa muganga nyine ubutabazi bw'ibanze rigaburiye aba ari ibya mbere gutabara ntabwo bivuga ngo ni uko umuntu muziranye oya njye ntabwo ndi umutekamitwe
kandi nkubwira yuko nyine arembye bikomeye cyane. Nukomeza gutinda arashiramo umwuka. Ibyo bintu ari wowe urumva ibyo bintu bishoboka? Oya nyine na kode yo nayo nakanimero to. Cyanyine ni moto yamugonze ariko nyine motari we ntabwo yigeze ahagarara. Ni moto yamugonze, motari ntabwo yigeze ahagarara, yahise akomeza, ariko urumva yuko agomba gukurikiranwa n'inzego z'umutekano. Purake yo twayifashe 079 35 6 518 yego byiringiriza yego. Bira rwose reba ko abaye nakubonye urumva ko yagira n'imbaraga. Ara rwose patuje ntabwo twabikora kabisa. Ayirasi yarabonetse rwose umunsi kabaye kabisa. Ntabwo twaburara ntabwo asigaye n'abandi ahubwo ubu yayashyizeho byarangiye. apona ka message kana na message yaje kizeho mu magana. Wow. apo ayo ngaza bitenge byemero nk'ukwezi wogo Yujya kuguhamagara uzahita uboroka. Uzahita uboroka. Ugutatu umuboro nguwo Mari kumva nishimye ahubwo. None nukurara none turiye food none tukayuzuza kubikora ruzungu. Sureba njye mbarabura utuntu tw'ubwenge. Abari ruzungu rwose arabura nk'abandi nkababi. Uko ibintu bimeze rero. Abana abajene batubwira amafaranga y'uyu munsi arabonetse, ariko wenda ntabwo twavuga ko uyu munsi nyine abonetse ngo tuti duparikiraho nawe ntabwo wabura utuburira. Hari umuntu turi gupanga nyine ubwo yambwiye Kankoni kandi ntabwo mukunda rwose. Yambwiye ko mushakira akabanza hano hafi aho tuzaba dutoye. Ngo niwe watuburira neza cyane. Kwa ko nyine ari ku kazi. Ukumva rero ngiye kumuhamagara mubeshye mubwire ko nakibonye yohereze nk'amafaranga. Ibyo biroroshye ahubwo ibyo ni nabyo byiza. Uwo ni muri butuburire kandi aranyizeye rero urukumva arahita yohereza. Urumva we afite icyizere yuko agukunda. Ibyo biroroshye ahubwo ugira ngo rwose vuba foto kuri pare kandi nimba icana ntabwo yakwanga gucana bikora rwose ku buryo twamukora nka twarya umwaka wose. umwaka wose imyaka nk'ibiri. Hello? Abe ni byiza umeze ute? Wiriwe ute? Yego nagukumbuye cyane. None se Hello? None se bya bindi ko nari nabibonye wari wansabye, nari nakabonye ka kabanza wari wambwiye ngo tugure nyine, nari nakabonye. Yego nakabonye no hakurya igasanze. Soreba ni na makeya kandi ni keza cyane, nawe uhageze wabikonda. Miliyoni nk'eshanu. Ni cyiza cyane, ni cyiza kuko subizi si ikintu nakunze nawe ko wagikunda. Nta kibazo wayishyira kuri fone kwa ko buri kimwe cyose twari twagikemuye, cyari kiri kubura n'amafaranga. Ugashyiraho n'amafaranga y'abagabo. Iko ko nyine turi babiri bundi bari kugishaka. Kumva rero njyewe
namurishije amafaranga kwa ko nayo yarafite njye nahise nyabona nyine nahise mubwira ko nyafite kano kanya rero kumva nyine yahise avuga ko ayakeneye kano kanya ibyemezo yabimaye turimo turabijyana nyine n'amazina yawe nayashyizeho gutya hafite icyangombwa byose twabikemuye suzi ko mba nabikurikiranye we agira ngo iwacu ni kwa mugenzi babicaye Hazel Karim yiriwe hanje izo zonyine kumva ari menshi hanje 0-7 cyangwa reka ngwereze yiwe kwanza reka kuguha nanjye kuguhereza yiwe reka ngwereze yanjye aba ariyo nyine yashyiraho ku buryo mita nyine nyamwereka nyamuha 0-7 94 55 94 8 yego nayo gukata be nayo gukata uyashyireho n'ay'abagabo sibyo urenzeho nka 20 sibyo yego nayo ndikumva icyaka cyanyishe Merisi urakoze ndagukunda be amazina suizo rose ndagukunda cyakoza neza ariko tuzarya ibihembwe n'ibihembwe n'imyaka rwose ugura sibyo siko bimeze uratuburira ngiye gutubura umufamiliye kuko uri umunyeshuri shiremwe imiyaga nanone ugomba kumutubura udufaranga nyine dufatika wabonye amafaranga twe twatse kino ndagurya muri miliyoni 100 kwako wapi aho ndashyiramo imiyaga n'abakudo se udusenkana amazi amujya hose ngatake vuba rwose amafaranga yasabwa dore inzara yayitumereye nabi dore rwose ibintu byabaye bisazi naho biri halo meze gute meze neza se nanjye meze neza ntarebe cyadira ubu ngubu nanjye mfite ikibazo cyo ku ishuri bamereye nabi banyirukana amafaranga niyo bari kunyirukanira nyine urumva hari ukuntu banyishyuza amafaranga ya minerivare ntayo kurya urumva nta hantu nakora akazi banciye miliyoni nka 50 ngo niyo yabinkora ruzungu da oya ntabwo ari menshi ahubwo bangabanyirije bari banciye nk'ijana oya ntabwo ndi kukubeshya iyi ni nomero y'ikigo oya 079 3 6 5 gira vuba rwose dore bari batangiye no kwimekesha amabage ngo ni nayo wow kabaje n'umunsi uno munsi n'umugisha turasohokera muri hoteli
ubu none tugomba gusohokera kuri none hoteli urazi ikindi y'inyenyeri eshanu twakoresheje no guhita tugakanda kuyekeye tugahita dukoresha nuko bakansoringa nk'igihumbi kandi igihe nawe ufite undi nyine ugomba guhamagara uzajya umukorera avari vuba vuba kuko ubukene bwadufashe gusa nta kindi none nizeye ko tumaze kugera nka miliyoni ubu namaze kugera aho nka miliyoni desa mu isabana turahita tujya heza turahita nubwo usohokera kuri hoteli y'inyenyeri eshanu ibikobwa byiza mana yanjye we nabo tugomba kuba namwe mugomba kubakora tugomba kuryoha nta mikino ihari nakuregeka ahantu harimo urugendo ndi buze kuhagera ariko ndabona ari hari hafi bambwiye ko ari kuri ziriya nzu kuri iriya nzu ngo nimagera ndazamuka mu kayira gahari ningera ruguru ngo ndahita nkata ariko ushobora kugenda nka n'ahabasanga reka nkomeze ngende kuko amafaranga yanjye banuburiye miliyoni 20 ibihumbi 200 ntabwo rwose babiheze reka nkomeze ngende ndebe uko bimeze mu mudugudu wawe sindi kumva ni ibiki Shafani yenzi ko nta kibazo gihari mu mudugudu wawe mbona ibintu byo kwiba ibintu by'isereri nta mahoro araba mu mudugudu wawe undi bimeze bite ubuyoboye ya nta kibazo gihari bandi kubayobora neza kandi amakuru bari kuzamuka numva batitwara neza abaturage bawe sinzi baranywa amayoga barakora ibiki byose mico mibi ya ngiye kubacunga muri no wese ndebe aho ikibazo kiri mbese biri kugenda gutyo byagenze gute kukibi kugenda gutyo se kandi uyoboye uhari bimeze bite kandi nkubwira ko nta kibazo gihari ibibazo biri kongeraho muri iyi minsi wese ko bataba babinjije zongera ntabwo babikugezaho njye bakabingezaho njye umuyobozi mukuru kandi uri umudugudu mu kugira ukisubiraho urumva ugacunga abaturage bawe umutekano cyane twabahaye abanyerondo umutekano abite shaka mukomera fana amakuru ntago ari meza rwose cyagenze bite yewe rwose mfite ikibazo mvuye ku murenge nyine nari mvuye ku kagari naho nari maciye barambwira ati ushobora kuba wagiye mu rugo banyereka nyine ahantu utaha nyine ngo ngusangeyo nkubwire ikibazo cyane none ikibazo kindi bwoko cy'ikibazo byabaye byinshi muri iyi minsi nyine ngewe mfite ikibazo gikomeye cyane hari umuntu nyine yamamagaye kuri telefoni arangije nyine arambwira ati ngo hari umuvandimwe wanjye ngo yagize ikibazo arangije nyine yamaze ati se uwo muvandimwe ninde arangije nyine aramumbwira nawe ndamubwira ati nyine ngiye simari ndi ahantu kure cyane arangije nyine arambwira ati wowe ngohereza amafaranga ngo tumugeze kwa muganga hanyuma we ngo uraza wamusanga kandi nyine uwo muntu byanga bikunda namukekaga ko ashobora kuba ari umutekamutwe kandi bamumbwiye ko ashobora kuba ari uwo muntu no mudugudu wawe aho yaguhamagaye uri hehe yamamagaye ngewe ndi muri Uganda uri muri Uganda we yari mu Rwanda araguhamagara ati ngo bamugongeye ngo Kimironko nuko arakubwira ngo ohereza amafaranga bamuvuze nawe uhita uyohereza nanjye nahise nyohereza amafaranga nyine nawe ati umuvandimwe wanjye atacika nyine ndaza asanga nyine ageze kwa muganga bambwiye ngo nyine ngo bamugongeye ngo Kimironko ariko njye Kimironko sinari mazi ariko nyine nahamenye niyo mpamvu rero bakungejejeho nyine ngo nze mubwire nyine igihe amafaranga nayohereje 200 ubwo rero ngenda ndashaka ko mwankore ubuvugizi nibyo mba nkubwiye wa mudugudu wawe ntabwo hajya habura ibintu by'ibibazo urumva nk'ikibazo afite cy'ubutubuzi umudugudu warimo baratuburira abantu ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu urabizi cyangwa ntabwo ubizi afande muri no minsi tugiye kubikemura turebe aho ikibazo cyaba kiri mubikurikirane twabahaye abantu bacungira umutekano twabahaye abanyerondo nyiragutabara nyinshi ni ukubabwira bose ukababwira bagashakisha uburyo ki buri muturage wese amucungira umutekano noneho wowe ikintu ugiye kugukorera ngiye guhamagara abanyiragutabara ukuri nyiragutabara umudugudu w'uyu nguyu wabukoze hanyuma narangiza abwira abazinyiragutabara zitangire zibashakishe abantu b'abatekamutwe abantu banywa amatabi niho bihera batubura abantu babeshyera abandi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo noneho nimara kubahamagara
bashakisha abo bantu bose buri munsi ukekwa bamuzane hano hanyuma uwo kizahama azahana siko bimeze aho wabufashije rwose cyane nawe muyobozi ugomba kubyitaho ugacunga umutekano mu mudugudu wawe reka nze mbanze mpamagare nze mukemurire ikibazo ngenda nshaka umutekano ube mwinshi cyane byaba ari byiza cyane kuko nyine bantwaye amafaranga menshi cyane ntabwo numva rero uburyo ki baretse gato alo bite so kuri Nyiragutabara ikibazo cyabayemo n'umudugudu se waba ukizi urakizi ubutubuzi bwa mu mudugudu wawe urabuze cyangwa nagubuze uzi ukuntu ujya kubigenza harimo abatekamutwe benshi muri uwo mudugudu shaka izindi Nyiragutabara ngenzi zawe zose zigenda ahantu hose hari umuntu ukekwaho icyaha cyangwa se ubutekamutwe abantu banywa amatabi abantu banywa amayoga abantu uziho ubutekamutwe bose ubafate bose mubanzanire hano uwo kizahama azahana wabyumvise ejo murari mubangejejeho sawa sawa wabyumvise yego nyakubahwa bagiye kubashaka bose barabazana nta kibazo ntugire ikibazo ubwo nizere ko amafaranga yanjye ushobora kuba nzayabona se cyangwa yego nubwo mwabajyana rwose mukajya nk'uko bakoresha igihano ariko nk'ayo mafaranga nyine nka kubera ko mbagejeje ikibazo cyanjye ngenda umva aho ngaho oyo uzayabona nta kibazo genda sawa sawa murakoze n'abandi cyane bafite ikibazo sawa sawa muramuke sawa sawa tugiye kubikurikirana nyine tubashakashaka siko bimeze